cyatumye ntakomeza amashuri yanjye nta kindi ni ukubera abana barananiranye gusa ko sinavuga ngo umubyeyi wanjye yankuye mu ishuri oya nabamubeshyeye. Nshuti bakunzi bamfata ikiganza TV turabasuhuje. Nkuko mubimenyereye rero dukunda kubahamagarira abatumirwa batandukanye. Uyu munsi nanone turi kumwe n'umuntu ukeye cyane mubona imbere yanyu, yambaye neza, araberewe pe n'umujene bigaragara ko yaje yateguye nkuko bakunda kubivuga. Ubwo rero twigeze kugirana ikiganiro nawe, ariko uyu munsi nabwo twongeye kumutumira kugira ngo tugirane ikindi kiganiro. Rero kubaba bataramukurikiye nagira ngo musabe abanze atwibwire neza hanyuma tubone gukomeza. Nitwa Mukeshimana Claudine, nkuko nabibabwiye ntuye mu karere ka Muhanga, umurenge mbarizwamo n'Ishyogwe. Urakoze cyane. Ese ufite ababyeyi bombi, hari abavandimwe muvukana, byo wabitubwira? Ega ababyeyi bombi ndabafite, mfite abavandimwe babiri tuvukana. Hanyuma rero mu buzima umuntu ahura n'ibintu bitandukanye, akanyura mu mateka atandukanye ashimishije n'ababaje. Ese mu buzima bwawe hari icyo waba waranyuzemo cyashegesha ubuzima bwawe? Yego, nagiciyemo. Ni nk'ibiki wabisangiza rero abadukurikiye ibyo waba waranyuzemo? Ndi kumva nigeze kubabara cyane. Ni umunsi naburaga musaza wanjye twavukanaga. Ubwo wababaye cyane? Nibwo nababaye cyane kurushaho. Okay. Usibye se kuba warababajwe wenda nuko wabuze musaza wawe mwavukanaga, birumvikana gutakaza umuvandimwe ni ikintu kibabaza cyane. Ese mu buzima bwawe watubwira muri make ibyo wanyuzemo bigukomereye wenda bituma utananezerwa cyane nk'umujene muri iki gihe? Ubundi buzima nawe naraciyemo cyane, bwambabaje cyane. Nko kuba nararetse kwiga, ariko ubu ngubu nyuma nyine nza kubona yuko iyo nkomeza kwiga byari nari kubona amahirwe akomeye cyane kuri njye. Utubwiye rero ko utashimishijwe nuko wahagarikiye amashuri hagati. Ese ni iki cyatumye ubundi usubika amashuri ntubashe gukomeza? Cyatumye ntakomeza amashuri yanjye nta kindi ni ukubera abana barananiranye gusa ko sinavuga ngo umubyeyi wanjye yankuye mu ishuri oya nabamubeshyeye. Ese wari umuswa? Ntago nari umuswa cyane, handi ho kuva mu ishuri gusa nyine nuko nashutswe n'abandi bana twagendanaga. Yego. Wumva ushatse kuva mu ishuri? Bagushuka rero bakubwira ko murege gukora iki? Banshuka bambwiraga ko tugiye mu kazi ko mu rugo tukajya tubona amafaranga. Yego. Mwari yakoreye murayabona se? Oya, ntabwo twayabonye, baratwambuye. Uretse ko n'ababyeyi banjye bahise babimenye bakambuza kujyayo. Ni iki wabwira abana baba bari mu ishuri ariko bakumva bagize inyota y'amafaranga bakava mu ishuri igihe kitaragera? Nababwira gukomeza amasomo yabo bakajya biga neza rwose pe, bakazasoza amashuri. Yego. Ni izihe mbogamizi nyine wowe nazo kuba utarabashije gukomeza ku buryo nyine byatuma unashishikariza n'abo bana bandi bafite igitekerezo nk'icyo wagize? Imbogamizi nini zirahari, nababwiye nko kuba wagendana n'umuntu wize akaba hari aho yakomeza wowe ugasigara. Nk'umuntu w'umujene rero ni iki wumva uteganya kuba wakora mu buzima cyatuma witeza imbere nyine ukomeza kumererwa neza? Nko kuba nacuruza, nko kuba nakwiga nk'umwuga runaka, cyane cyane umwuga wo kudoda. N'ubukanishi ndabukunda cyane. Aravuze rero Claudine atubwiye ati akunda ubukanishi, akunda kudoda. Bivuze ngo uramutse ubonye umuntu ugutera inkunga akagufasha kwiga umwe muri iyo myuga yombi wabikora? Nabikora cyane ko ndabikunda. Ariko wigeze kutubwira rero ko wahuye n'ikibazo cy'uburwayi, uburwayi bw'umugongo. Ese ubwo burwayi buracyahari cyangwa bwararangiye niyo mpamvu witeguye kwinjira mu kazi? Uburwayi bwanjye buracyahari.
ariko numva ko bigeze ubu ngubu bitakiri nka mbere cyane. Yego. Kuba baba bataragukurikiye rero washobora kudusobanurira ese umuntu w'inkumi nkawe ukeye umuntu abona rwose ko arimo utarwara umugongo kamubuno ubusana umugongo n'uw'abakecuru? Biratangaje cyane kuba umuntu ungana nanjye navuga ko narwaye umugongo, ariko buriya indwara zitateguje. Nagiye kumva numva mfashwe n'umugongo numva ucitsemo kabiri. Ncitsemo kabiri nibwo nagiye kwa muganga mbasha kuba nakwivuza. Nabaye mu bitaro by'umweru 2, gerageza kuba nagenda nyine niyumvamo nko kuba nahaguruka ko nagendaga nunamye cyane. Bunamye nka gute? Nunamye rero uko umukecuru agenda. Niko nagendaga. Uwo mukecuru wowe ukagenda nk'umukecuru w'umuntu w'inkumi? Nk'umukecuru rwose ndi umuntu w'inkumi pe. Gusa nyine Imana yaje kumfasha mbona ndunamutse nongeye nsubira uko nari meze. Wari waragiye kwivuriza he? Mu bitaro by'i Kabgayi. Hanyuma waje gukira ese bimeze gute? Haciye igihe kingana iki? Haciyeho umwaka n'amezi 4. Ukuvuga umaze umwaka n'amezi 4 urwaye umugongo? Yego. Gusa wabashije guhaguruka? Ariko uracyarwaye? Ndacyarwaye. None ni ikihe cyifuzo waha umuntu ugukurikiye ku bijyanye n'uburwayi bwawe? Icyifuzo nabasha kumuha nuko yabasha kuntera inkunga abashije kuba yifite, kuko hari ibitaro bari banyoherejemo bya Faisal, ngo niho hari icyuma cyashobora kundeba mu mubiri wanjye wose bakareba ikintu kintera uwo mugongo. Nuvuga ngo ukeneye ubufasha bwo kuba wajya muri King Faisal Hospital, hanyuma bakagucisha mu cyuma bakaba bareba igitera uburwayi bwawe ukabasha kwivuza ugakira neza nyine. Hanyuma ukaba wakorana ya mirimo watubwiye wifuza kuba wakwiga imyuga y'ubudozi y'ubukanishi. Abantu rero mu buzima busanzwe tugira impano, nanjye ndayifite. Ese wowe waba ufite izihe mpano wumva wiyumvamo? Impano yo kuririmba ni abantu benshi bagomeje kugarukaho cyane. Abantu benshi bakomeje kukubwira nyuma ko tujyanye ikiganiro ko ufite impano yo kuririmba. Yego. Rero nizere ko waje wakoze mu muhogo rwose ugiye kutunyurizaho. Nta kibazo. Ngaho akanya nakawe. Ntabwo nkwiye kujya niganyira ibibazo uko ejo nzaba merewe, nzajya nibuka yuko ihoraho imenye ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo kuko igintu yishibinkwiriye umunezero n'umubabaro byose abinzaniramwo amahoro, umunezero n'umubabaro byose abinzaniramwo amahoro. Ese nta yandi mahirwe waba waragize nyuma yuko wenda ugeze imbere ya Mfata Ikiganza TV ukabasha kugaragara ahantu hatandukanye? Nta yandi mahirwe waba waragize muri ino minsi ushobora kudusangiza? Yego, amahirwe arahari. Amahirwe ni uko hari uwampamagaye ko ashaka kunshyira muri clipe y'indirimbo ye. Yego. Ukaba nawe muri ba bantu nyine bajya bagaragara muri video z'indirimbo z'abahanzi? Yego. Witeguye gukora uwo murimo? Ndabyiteguye cyane. N'abandi bose bakenera gukora indirimbo bakaba bagushaka kugira ngo ujye muri video wabikora? Nabikora cyane. Ubwo rero bari kutwumva baradukurikiye, buriya uzajya kumva wumve baraguhamagaye. Nta kibazo, nditeguye. Rero muri no minsi hari ibintu byateye ikibazo cy'ihohoterwa ry'abana b'abakobwa bakiri batoya, cyane cyane binyuze ku mbuga nkoranyambaga, Facebook, Twitter n'ibindi. Ibyo bintu waba warabyumvise? Yego, narabyumvishe. Ese ni iki gitera nk'umwana w'umukobwa kwishora mu ngeso mbi wenda ariko bitewe nuko yashutswe n'abandi bantu babonye ifaranga? Mbona ikintu kibatera hanini kuba icyambere nuko udafite iwanyu batifashije, uko
kuba batabona ibyo ushaka byose. Yego. none umuntu utabasha kubona ibyo ashaka byose wamugira inama yo kwishora mu ngeso mbi rero? Oya, ntabwo namugira inama yo kwishora mu ngeso mbi. Namugira inama y'uko yajya yihangana agasenga Imana agategereza iki wabo bamuhaye. Yego. Hanyuma rero abantu bakunda iby'ubusa bakunda iby'ubusa ni iki wababwira? Kuko inshuro nyinshi umuntu ashaka kugira ngo arye atavunitse. Oya, nababwira yuko atari byiza, kuko icy'ubusa nyine uri kumva ukiboneye ubusa, wa muntu ukiguhereye ubusa azakenera kuba yakwaka ikindi, kandi icyo azakwaka ni umubiri wawe nta kindi, kugira ngo akwangirize umubiri. Yego. Ubwo rero inama watanga ni ukwirinda. Iyi nama natanga ku rubyiruko ni ukwirinda, tukajya twirinda, nanjye ntikuyemo. Ubu rero tugeze ku bibazo bisaba gusubiza wihuse, utabanje gutekereza cyane, kugira ngo twumve neza ko wakurikiye. Noheli n'ubunani habanza iki? Habanza ubunani. Yego. Igi n'inkoko niki cyabanje mbere? Habanje iki? Habanje igi. Yego. Iyo wambaye neza uba wambaye ute? Mba nambaye ikanzu. Ikanzu? Yego. Amakanzu ari ubwoko bwinshi, hari nzakagendana, hari mini, hari iri mu rugero. Ubwo wambaye imeze ite? Mba nambaye itari mini cyane. Nk'iyi mbese babona nambaye. Ubu wambaye neza cyane? Nambaye neza cyane, ndi kumva rwose nanjye mbyiyumvamo. Yego. Hanyuma rero ngiye kubaza ibintu ukunda kurya. Yego. Igitoki n'umuceri? Igitoki. Iyo ubyutse rero ikintu ukora bwa mbere urahitamo? Yego. Kwambara no gusenga, icyo ubanza? Ni ugusenga. Ni ryari wishimye cyane mu buzima ukumva ko kurishimye? Ni umwaka wa 2018. Hari habaye iki? Nari nabyibushye cyane ko nari nanutse. Abandi iyo babyibushye barahangayika bakajya kwa muganga bakabaza ikintu cyabaye. Nawe byaragushimishije? Oya, byaranshimishije cyane kuko nari mutoya cyane bikabije, napimaga 45. Uhita ugera kuri bingahe? Ubu ngubu mfite ndapima 73. Urakoze cyane rero Claudine kubwa udusangije ibyiyumviro byawe n'ibyifuzo byawe. Abari rero bakurikiye Fata Ikiganza TV, namwe twabashimiye ko mwadukurikiye. Yatubwiye ko afite impano zitandukanye, kuririmba, kujya mu video y'abahanzi, ariko yatubwiye ko yiteguye no kuba yakwiga umwuga w'ubudozi cyangwa akiga ubukanishi. Rero abadukurikiye mufite umutima ukunda, umutima wo gufasha urubyiruko gutera imbere, namwe umwanya n'uwanyu. Mushobora rero kumuhamagara cyangwa mukandikira ubuyobozi bwa Fata Ikiganza TV, noneho tukaba twabasha kumuhuza nabo. Mbere yuko dusoza rero nagira ngo abwire abadukurikiye inimero ya telefone kugira ngo haramutse hagize umukeneye abe yabasha kumuhamagara. 078 078 3 3 5 9 inshuro 5 3. Yego. Murakoze cyane rero abo ngabari mudukurikiye, twabashimiye. Dukomeje rero guteza imbere impano z'urubyiruko no kuvuganira abatagira kivugira kuri Mfashe Ikiganza TV. Kugira ngo rero ukomeje kudufasha muri uwo murimo, wakora like, share na comment. Bye bye. Bye.